abantu bakunda kuba hano kuko cyaburi amfashe koko ariko igihumbi cye nzagikoraho ngo nyireko bana nyagasani njye kuko nsanzi bahehera bose basigaye bamenya ubwenge kuko mana nyagasani game over ariko nzaje gushaka abantu babite boro ya danje itinyitirwa nta mikino akadungu sitekanye irambwa ngo nirakiroro ninyifata umutwe ndahita nkushanje none atayamaye namwica anje pabitinde bana nanya nanyimba ngo warajya amafaranga yanjye yanjye sigende yarire gutya namukata wamukana waroje kona karagufata noneho umeze warumeze neza basi mimi umwefasha wanyana yimba we waroje kona tazagufata igihe umwefa ufite umbe cyanje nahita nkwefa umwuka nurse niba muri bayama nahita nkwefa umwuka ariko wacana kugira ngo amafaranga yanjye ubona ngiye nta kintu nayakoze ubona nta kintu nayakoze narabuze icyo nakora kugira ngo baruzi ko n'umuntu akuri ujya umuntu wese abimenye ukuntu umuntu yashisha abantu nawe ujya uba umuntu mukuru ujya wishyize umuntu mu ibanga ngo wimuhereye mu ibanga nawe akazungu sinawe sinzi ukuntu ibintu binini ngo ndimo amafaranga ngo kugira umuntu abimenye uyu munsi nasiko na nyoko barabimenya ako sha mujye murya amafaranga muzi ko muzayishura amare kwa twarahuye wakubiswe inda yafunganye wenda umeze nk'umuhobogo hanya ngo nagwanyisha amafaranga yawe nahita nkweza umwuka hobo ako sha ibyana by'icyuzi ko yigize amabandi ubu rero waravuze ati ngo wanyatse we ntago wanyatse nakoheza umwuka gakira ngo gwatishe udukweto we inkweto se nazifata kareka nta n'ikintu nafata ushaka amafaranga yanjye ndayashaka gatanu ku kandi kuko utayama ijoro ntacyo nkwira ntago warara ku isi y'abazima nahita nkurangiza ego sha nuko duhora duhura ukambwira ati ngo mbabarira nibuke ko nari mama wawe cyangwa nari nyogokuru wawe amafaranga yanjye mba nayaguhaye yambuye ntago mba naraje gushinyika amenyo kwirirwa nasamye mujye mushaka amafaranga mwishura uzayamajyari rero kuko nutayama nzahita nkweza umwuka reka ejo uzayama ego sha niduhura noneho nahita nkwica sawa sawa mano